mu gitabo cya kane cya Mose. Igitabo cya kane cya Mose cyo kubara. Mu gitabo cya Mose cyo kubara kwacu. Ijambo wirebamo uburyo nawe wacunguwe. Uru rugendo rw'Abisirayeli rwagiye ruhura n'ingorane zitandukanye, rwagiye ruhura na changamoto nyinshi, bagiye bahura n'ibiza byinshi, bagiye bahuramo n'intambara nyinshi, bagiye babona ibitangaza bikomeye muri uru rugendo. Muri ibyo bitangaza Imana yagiye ibiyereka mu buryo butandukanye, ariko ngo bamaze kwambuka baje Kanani ibitangaza byarahagaze kuko bari bagize mu bisubizo. Birashoboka ko iyo tukiri muri uru rugendo tugenda duhura na changamoto zitandukanye, tugenda duhura n'intambara nyinshi, ariko muhumure, umunsi umwe nitumara kwambuka tuzaja mu bisubizo. Haleluya, tuzamurese icyubahiro. Haleluya, umunsi umwe tuzambuka. Aba Bayisirayeli bari muri bwa butayu, bageze ahantu bita Inegebu, bahura n'igitero. Igitero kirabitanga, barabatse no turabigenza gute ko duhuye n'igitero. Abantu bari muri iki gihugu barabarwanya, ndetse ngo barabica, abandi bafatwa mpiri. Maze ubwoko bw'Isirayeli bararira cyane, barababara, barabagwema, turabigenza gute Mana? O Mose, twabigenza gute ko tubona bikomeye, ese turakora iki? Ngo bahigira Imana, bashiraho umuhigo, baraba ngo Mana nutugabiza ubu bwoko, ukatugabiza n'iyi midugudu yabo, ngo tuzayisenya ndetse n'ababanzi barimo bose tubarimbura. Imana ni Imana yumva. Igihe cyose watura ukabwira Imana, ububwira Imana yumva. Haleluya, ububwira Imana itari bayari. Noneho Imana irabumva, iravuga ngo kubera ko mwatatse, kubera ko mwashize n'umuhigo, ndabumvisha. Burya iyo dusenga tubashiraho n'umuhigo, mbese mu yandi magambo ni nkaho ubuteyeho na kashi, ukaba ngo umuhigo shizeho, ngo nuramuka unkoreye ibi n'ibi, ngo Mana muzagukora iki n'iki. Nico kiza kiba finale iyo tumaze gusengera ibyifuzo runaka. Aba nabo barahiga, Imana ibabera igisubizo, iza kubaha imbaraga barwanya babanzi babo, barabatsinda, n'aya midugudu barayisenga. Urugendo rero rurakomeza rwo mu butayu, urugendo rurakomeza, urugendo ruba rurerure. Mu rugendo rw'abakristo hari igihe urugendo rwacu ruba rurerure, hari igihe tugana ibibazo bikaba birebire, abacika intege bagacika intege, abasubira inyuma bagasubira inyuma. Ntabwo ari bya none ubuzima turimo, n'abari Abisirayeli nibwo bahuye nabo. Wamara guhura niyo changamoto, wahura n'ibyo bibazo, utangira gusubira inyuma, utangira gusuhuza umutima, ugatangira kwivovota. Nabo ngo batangira kwivovota kubera rwa rugendo ya itinerere banyuzemo, bagenda bakikira uruzi, bashaka inyanja itukura, bagenda bakikira. Urugendo ngo ruba rurerure, ngo barananirwa, batangira kwibuka ubuzima bari barimo mu Egiputa, batangira kwibuka imitsima bahariye,
batangira kwibuka amazi bahanywereye, batangira kwibuka inyama bahariye n'ibitunguru. Abantu kubera kwivovota, abantu batangira kwivovota, abantu batangira kuvuga nabi Mose, abantu batangira kuvuga Imana nabi. Imana itobore mw'abantu. Nuhura n'uburibwe bukabije, nuhura n'intambara zikabije, uzirinde kwivovotera Imana yawe. Ngo barivovota cyane, bagera ubwo ngo babwire Imana nabi, babwira ubwo batuka Imana, bagira igihe batuka Mose, baravuga ariko se batuzanye iki muri iki gihugu? Tuye kujya hariya twasoma. Oh, haleluya. Bamaze ngo kwivovota, Imana iri mu ijuru irabareba, irabangwa abantu nakuye mu maboko ya Farawo, abantu ko nabakuye muri kiriya gihugu nshaka kubajana mu gihugu cyabo cy'isezerano. N'ubundi batangiye kwivovota, batangiye gutuka Imana. Imana rero yo mu isezerano rya kera, tutarabona Yesu byari bikomeye. Haleluya. Tutarabona Yesu byari byoroshye. Imana irabanga kubera ko mwivovose, kubera ko mwacitse intege, ngiye kubashiramo ibibazo, ngiye kubatezamo intambara, ngiye kubatezamo ibyago. Maze inzoka zihaba zose zishoboka zirahaguruka, abantu mu inzoka zirabarya. Ngira ngo babaye mu bihugu bya mu inzoka, muzi nk'utugusha, muzi nk'amasata, hari inzoka nyinshi ngo zigira ubumara bwinshi. Imana ngo ibasukamo inzoka, inzoka zirabarya, inzoka zirya abanyabyaha, inzoka zibarya babandi bivovota. Abantu bararibwa, Abisirayeli bararibwa, abantu ngo barapfa, abantu barapfa ku bwinshi. Imana itubabarire. Ngo bamare barasakane baragaruka, barongera bagaruka kwa Mose, baramanga Mose, niwe wadukuye muri kiriya gihugu, none wadutakambiye, watakambiye Imana yawe, ahari hari icyo yadukoreye. Bakristo bavandimwe, iyo utakambiye Imana, iyo Imana wemeye kuyigira inshuti yawe, ikuba hafi. Imana yumva gusenga kwawe. Imana ibwira Mose ngo Mose, n'ubundi niwe ndi gukoresha muri iki gihe, ni wowe uri kubereka inzira, ni wowe muyobozi wabo, genda ucura inzoka. Hariya twasoma, ariyo ngo genda ucura inzoka mu muringa. Ngo numara gucora inzoka mu muringa, ngo ushake n'igiti kirekire cy'ibendera, ushake igiti kirekire, maze ngo ya nzoka uyimanike kuri cya giti. Rimwe na rimwe ariko twikurira ibibazo, tukaba ba nyirabayazana. Bariya abantu niyo bibikurira ibibazo, batuka Mose, batuka n'Imana. Ariko kubera ko baciye bugufi, kubera ko bagaragaje kuko bahindukiye, Imana ikoresha Mose, irabo ngaho genda ucure inzoka mu muringa. Haleluya. Ngo maze iyo nzoka ngo imanike hejuru, iyo nzoka uyimanike hejuru, ngo umuntu wese wariwe n'iyo nzoka ngo nayirebe arakira. Amen, amen. Hari ibintu bitatu nakuye muri iri jambo, ibintu bitatu nakuye muri iri jambo. Mose acura inzoka ngo isa n'izo,
Eliya acura inzoka idasa n'izo nta gisubizo cyane kuboneka kirambye, ariko Imana yamubwiye gucura inzoka. Niba urugero abantu bari kuribwa n'inzoka z'utugusha, ugende ucure inzoka ifite kureri y'akagusha. Niba ari ibihoma, ugende ucure inzoka y'ibibamba isa n'ibihoma. Ariko yaramubwiye ngo ugende ucure inzoka isa n'izo ngizo. Nawe arabikora, nawe arayicura, arayimanika. Iyo nzoka yasobanuraga iki? Iyo nzoka isa n'izo yasobanuraga iki? Ijambo ry'Imana rivuga ko yacuze iriya nzoka isa n'izo, bivuga ko umwana w'umuntu azacungurwa, akazacungurwa n'umuntu usa natwe, akazacungurwa n'umuntu wavutse. Haleluya! Akazacungurwa n'umuntu wanyuze mu mugore akavuka, akazacungurwa n'umuntu usa natwe. Ibi byageraganye ko Yesu azaza, azamanikwa ku giti, azamanikwa agapfa kubera wowe, kugira ngo ubone ubugingo. Ikintu cya kabiri, aramubwira ngo imanike ku giti kirekire, igiti cy'ibendera kirekire. Kiriya giti cyagaragaza ahantu Yesu azabambwa. Yesu ngo azashirwa hejuru, azashirwa ku karubanda, abantu bose ngo bamurebe, yitegera amahanga yose. Haleluya! Aje hejuru ngo abari mu isi bose bamurebe, bavuga ngo koko nguriya yabambwe, nguriya uwo tubambiwe. Igihe cyose tuzaza tutumva, tube maso, Satani atakwiba. Satani hari uburyo akwibamo, wagera aho bikomeye akakwiba kugira ngo utagira utumva, ariko Imana imushoboze kugira ngo utumbere Yesu. Abaze kureba iyo nzoka, abaze kureba Yesu habambwe, abo ngabo nibo bapfuye. Ariko aracyadutegeye amaboko. Haleluya! Yesu aracyadutegeye amaboko. Twagize amahirwe kuba twaravutse ku ngoma ya Yesu. Aracyadutegeye amaboko. Abo mwese abarushe n'abaremerewe, mwese ni munsange. Haleluya! Mwese ni munsange. Twemerere ijambo ry'Imana rituyobore. Twemerere kureba Yesu. Numureba ukamuha ibyawe byose, arakubera igisubizo. Twemere ijambo rituyobore. Yesu arashaka kumusaba, arashaka kwingingira, arashaka gutegera amaboko. Iyo ukoze ibyaha ngo turongera tukamubana. Mukanya turi buje ku ifunguro ryera, turi bwegere ifunguro ryera. Hari icyo bivuga ku buzima bw'umukristo. Iyo dukoze ibyaha nkana, tuba twongeye kumubamba. Iyo dusubiye muri kamere, tuba twongeye kumutera ya misumari. Iyo dusubiye mu nzangano, tuba twongeye kumutera icumu mu rubavu. Imana idushoboze. Imana itwongerere imbaraga. Imana itwongerere kuyikunda. Imana itwongerere kuyizirikana. Tuzirikane imibabaro Yesu yagize. Yesu yagize imibabaro ku bwacu. Yesu
ni wewe yasize. Ariko Imana ishimwe ko dufite umufasha, dufite umufasha. Musaidizi upo, musaidizi upo, ni Roho mwema aliyetuma kwetu ahadi yake nzuri imetimia. Anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia. Anayasema yote nayoyasikia, itorero twahawe umufasha, itorero dufite umufasha, itorero tumepewa musaidizi. Buri wese ufite umufasha nta bwoba, uza kugwa akagufata. Mureke twemere umwami Yesu wari mu mibabaro, Yesu wari muri ka gashamba, Yesu ari gusenga abwira abigisha ko se ko mwarambiwe, ko mwasinziriye, ko mwaretse, mwakongeye mukihangana, mukongera mukihangana byibuze indi saha imwe. Ariko abantu barasinzira. Abantu tuve mu iroro, abantu tuve mu iroro, twongere twibuke imibabaro ya Yesu. Yesu ngo yarimo ahigwa, Yesu yarimo ashakishwa. Mukaya turaza kongera kwibuka imibabaro yiwe. Yesu ni twebwe yashakaga. Mujoro bamugambaniyeho, abo bari kumwe baramugambanira, abo bari kumwe baramugambanira ku buryo butangaje. Yarazwi igihe ciwe kirangiye, igihe ciwe kigeze. Hariya mu Bakorinto ba mbere ibice 11 n'umurongo wa 26, muri iryo joro bamaze kumugambanira, aravuga ati nuko bimeze gutyo, nuko bimeze gutyo, hari ikimenyetso mugiye kuzaza mukora. Mugomba kuzamuzirikana imibabaro, muzirikane inzira y'umusaraba, muzirikane za nkoni Yesu yakubiswe ku bwacu, muzirikane rya cumu yatewe ni ku bwanje nawe. Ngubwo muzaza muba muri uwo mwanya, umwanya w'Gestemani, umwanya w'imibabaro, umwanya udasanzwe. Ngubwo muzaza murya ngo kuri uwo mutsima, ngo mukamwerera no kuri ico gikombe, ngo muzaba mwerekana urupfu rw'umwami wacu Yesu kugezaho azazira. Iyo twibuka imibabaro ye, iyo twibuka umubiri we, tukarya kuri uriya mutsima, tuba tuzirikana ya mibabaro, tuba tuzirikana za nkoni yakubiswe. Ngira ngo benshi mwabonye amafilime y'uburyo Yesu yakubitwaga. Bamukubitaga inkoni yari ifite imitwe 7, bayikubita ikazana inyama 7, bakubita ahandi ikongera ikamotora izindi. Uwo ni wewe yapfira, ariko turashobora tukamusubiza ku musaraba. Iyo dukoze ibyaha nkana, tuba twongeye kumubwira ngo nibongere bagukubite za nkoni. Imana tubabarire bakristo, Imana twongere imbaraga. Nanone ngo nizatumara kuri kiriya gikombe, aravuga ngo muzaza mu kiriya gikombe muzaza munywera, ngo muzamure kwibuka ya mibabaro. Tuzaba turi kwibuka zabyura z'amaraso, tuzaba turi kwibuka ya cumu yatewe, tuzaba kwibuka ya kamba yambitswe kubera ibyaha byacu. Tuzirikane iyo mibabaro ya Yesu,
umwanya wacu wo kuzirikana iyo mibabaro, tuzirikane urwo rugendo. Umukristo mwiza nuzirikana urwo rugendo, umukristo mwiza nuzirikana iyo mibabaro ya Yesu. Dutere intambwe rero, dusezerere biriya byose bitwizingiraho, biriya byose bituma tutegera Imana, biriya byose bituma dusubiza Yesu ku musaraba. Tuzange kandi tuzange urunuka. Imana idushoboze, Imana itwongerera imbaraga. Twibuke iyo mibabaro, twibuke ubwo gucungurwa kwacu. Nta kindi twabikozeho, nta zindi mbaraga twakoresheje zatumye Yesu agenda akamanikwa ku bwacu. Tuzirikane iyi mibabaro, tuyiha agaciro, twebwe n'imiryango yacu. Twongere dufate umwanya wo kwisuzuma, twinire, dutekereze impamvu Yesu yaje. Twari nk'abandi bose, twari n'abanyamahanga, nta sezerano twari dufite. Muri ya miryango 12 ntabwo twari turimo. Ni kwa neema ya Mungu. Ubwo buntu rero twahawe twe kubupfusha ubusa. Imana idufashe kandi Imana idukomeze, etuye gutera intambwe, duhagarare, dushikame, dutegereze icyo Imana yatuvuze, kugira ngo wa munsi niwagera tuzabona icyo tuziratana imbere y'amaso y'Imana. Ijambo ry'Imana rituganze.